Muraho neza. Muraho neza. Nitwa Margaret Nyirandikubwimana. N'abandi rero mwatwibwira kugira ngo tugirane ikiganiro tuziranye. Njye ni Padiri Remo uko ishaka, nkaba ndi umuni wa Ines Ruhengeri. Murakoze, nanjye amazina ni Kundabayo Eric Aime, nkaba ndi coordinateri wa Communauté Catholique muri Ines Ruhengeri. Murakoze, njye nitwa Nzamukwereka Muhoza Christian, cyangwa se abenshi bazi ku izina rya Chris Gara, nkaba ndi umunyamuziki nkorera hano muri Ruhengeri. Murakoze, nitwa Nkerabibi Placide, nkaba ndi umwarimu muri Ines Ruhengeri mu gashami ka topography cyangwa land survey, nkaba ndi n'umukristo gatolika. Murakoze, tugiye kuganira, tubasanze hano muri mu myiteguro, muri gucuranga, muri kuririmba, ibintu byose muri kubishyira kuri gahunda. Ese ni ihe gahunda muri kwitegura? Murakoze, coordinateur wa Communauté Catholique muri gahunda ya konseri y'igitaramo cyo kwizihiza umunsi mukuru, tukaba tuzifatanya n'abakristo bose hirya no hino kugira ngo dusangire izuka rya Nyagasani Yezu Kristo. Nk'uko rero mwabyumvishe cyangwa mwabibonye ku mbuga nkoranyambaga, imyiteguro irimbanyije ku munsi w'ejo. Uko bisa kose 98% turiteguye, ahubwo turatumiye abo hirya no hino bose, n'abatarabashije kubibona nabo tubamenyesheje. Ni karibu, bizatangira ejo saa 10. Iyo korali izakora konseri mwayitubwira? Murakoze, ni korali Ami du Ciel, ikaba izifatanya n'amakorali menshi nka korali Ishema Ryacu, nka korali yo muri Kavem, na korali yo muri IPRC Musanze. Ikaba ari amakorali dufatanyije ndetse kandi duhuje umubano, akaba ari Ami du Ciel izaba iyoboye icyo gitaramo. Murakoze. Hanyuma ni ubuhe butumwa bw'ingenzi iyo konseri zibandaho? Ese izo ndirimbo murahamya ko koko zizagira umusaruro ku bazaba bazumva? Murakoze, ubutumwa bw'ingenzi buzibandwaho muri iyi konseri, nk'uko mubibona turi mu bihe bya Pasika. Twabashije kugira umunsi mukuru wa Pasika, ariko ntitwabasha kuwusangira n'abakristo bo hanze cyane ya Ines. Rero iyi konseri niyo kugira ngo dusangire ubuzima bwo muri Yezu Kristo, ubuzima bwo kwizihiza izuka rya Nyagasani Yezu Kristo, twifatanyije n'abavandimwe hirya no hino nk'uko tubavandimwe kuri Nyagasani Yezu. Akaba ari bwo butumwa bw'ingenzi kugira ngo dukomeze duhamye izuka rya Nyagasani Yezu wadupfiriye. Murakoze. Nkamwe muzaba mwaturutse hirya no hino nk'umunyamuzika by'umwihariko muri diyoseze ya Ruhengeri, ese ni iki muhamagarira abakirisitu b'iyi diyoseze by'umwihariko aba Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri kugira ngo bazabashe kwitabira iki gikorwa? Murakoze cyane. Nkanjye nagerageje gukurikirana imyiteguro y'igitaramo kuri korali Ami du Ciel. Icyo nabwira abantu, harimo ubutumwa yego bwo kwizihiza Pasika, ariko harimo umuziki uryoheye amatwi. Nibyo mvuga nk'umunyamuziki kandi wakurikiranye imyiteguro y'igitaramo umunsi ku munsi ko byagiye binshobokera. Icyo nabwira abantu ni uko bakwitabira bakumva ubwo butumwa, ariko ku rundi ruhande bakumva n'umuziki uryoheye amatwi. Ni ibintu byateguwe neza, bifite organisation. Ni ukuvuga ngo umuntu uzaza mu gitaramo ejo, ni kuwa gatandatu n'ejo, azataha anyuzwe, ari ku mutima, ari amatwi, ari umubiri. Hari n'indirimbo zo kwidagadura ku buryo azataha ku mpande zose yumva anyuzwe. Murakoze, nitwa Apollinaire Nyirinkindi, nkaba ndi perezida wa korali Ami du Ciel ikorera muri Ines Ruhengeri, Communauté Catholique ya Ines Ruhengeri. Tukaba dukora mu bisanzwe, turirimba. Korali yashinzwe igamije kuririmba indirimbo zo mu zindi ndimi, kuko hari ikibazo cy'uko haririmbwa indirimbo zo mu Kinyarwanda gusa, kandi Ines nk'urugo rurimo abantu batandukanye, ruri international, rurimo abantu baturuka mu bihugu bitandukanye, tubona bagorwa no kujya mu misa zaririmbwe mu Kinyarwanda, zasomwe mu Kinyarwanda. Ubwo raje igitekerezo cyo kuyitangira, ikaba yaratangiye ku itariki 23 z'ukwa 10 muri 2016, nibwo yakoze repetition ya mbere. Hanyuma ya kabiri yakozwe, bahise baririmba na misa kuri 23 z'ukwa 10 uwo mwaka nyene 2016. Muri rusange rero dukorera ubutumwa muri Ines cyane cyane no tuba turi, kuko niho shingiro ryacu. Ahandi tugera tuza no hano kuri katedrale. Iyo birenze ibyo tujya gusura andi makorali aturuka mu yandi makaminuza, mu yandi maparuwasi. Muri rusange ni ibyo ngibyo. Tukaba rero turi gutegura konseri
ya pasika izaba ejo nyine nk'uko mwabibonye kuri 30 z'ukwa kane ya 2022. Murakoze. hanyuma se ubutumwa buzaba buri muri izo ndirimbo bugamije kuki? Icya mbere turi korali ishingiye kuri religion kandi iyobokamana birumvikana y'abakristu gatolika. Twaje gusanga rero dufite abantu batisanzura turi mu bintu bya kiliziya cyane, turavuga tutireka dutegure uburyo twatanga ubutumwa mu ndirimbo zihimbaza Imana, ariko tukavanga na za zindi bisanga. Niyo mpamvu kugije nk'iyo kumva mu kanya ari kumva ko nisanzwe ni ya Kinyarwanda, ariko n'uburyo bwo kugira ngo dukurure abantu bumve ko na nyuma yo gusenga abakristo bashobora kwisanzura bakarema n'utundi turimbo dusanzwe, kuko ni isoko yacu. Urumva ko kano nako mu Kinyarwanda, imbyino y'inyarwanda, urumva ko n'abakecuru n'urubyiruko rushobora kwisangamo, nubwo ari indirimbo bita ko ari iya kera, ariko uburyo iririmbwemo no mu buryo bw'amakorari bukadufasha kuba bashobora kumva ko burya no muri korari hashobora kuba ibindi byishimo, atari guhora mu tubari, atari guhugira mu bindi barangaza imipira ya buri munsi. Birakenewe nabyo, ariko ku kigero runaka nabyo, hanyuma ntitubangamiwe n'ubukristo bwacu, tugomba no kuzirikana yaduhanze. Murakoze. Turabashimiye ku butumwa mutanze, murakoze cyane. Yego namwe murakoze. Turi kumwe kandi n'umurezi nawe yakomeza aduha ubutumwa bw'umwihariko cyane cyane ku rubyiruko, abasaza, abakecuru, abana. Mwabakangurira iki kugira ngo bazitabire? Ni akahe gashya mubona muri iyi konseri? Yego murakoze. Nkatwe nk'abarezi tuba twishimiye kwifatanya n'abanyeshuri n'abo turera, cyane cyane abakristu. Mu bukristu rero umunyeshuri w'umukristu aba afite ubutumwa bwo kwiga ubumenyi bujyanye na siyanse n'ibindi byose tumwigisha, ariko iyo abihuje n'ubukristu n'indangagaciro za gikristu arushaho kuba umuntu wuzuye. Niyo mpamvu tuza tukanabashyigikira. Abari mu ndirimbo rero byo bari agahebuzo, kuko ngo uririmba abasenze kabiri. Ubu iki gitaramo rero ni igitaramo cy'isengesho, ni igitaramo cyo kugira ngo gifashe imitima, gifashe n'ubwenge ndetse no kuruhuka. Impamvu tubahamagarira ari n'abakristu bandi nibaze dufatanye kumva ubutumwa buri mu ndirimbo, ariko dufatanye no kwizihirwa twese hamwe, dufatanye no kunga ubumwe nk'abakristu. Ikindi twakongeraho ni uko ari abasaza ari n'abakecuru nta n'umwe uhejwe, kuko umuziki ugira imvugo yayo yihariye igera ku mutima wa buri wese, kandi ukamufasha ukagera ndetse n'aho n'ibindi byishimo ndetse n'ijambo washobora kumubwira ry'inyigisho mu kiliziya no mu nsengero zitandukanye zitashobora kuba byagera. Muri iki kiganiro kandi turi kumwe na Padiri Ukwishaka Raymond, akaba ari omoniye wa Ines Ruhengeri, iyi korali Ami du Ciel ibarizwamo. Nyakubahwa Padiri, mwatubwira aho iki gitekerezo cyo gukora konseri cyakomotse? Nibyo, iki gitaramo cya Pasika twagombye kuba twarakigize nyine muri icyo gitaramo cya Pasika, ariko kubera ko abanyeshuri benshi tutari turi kumwe bari bagiye muri kadetante ntabwo byakunze, ariko hakazamo n'ikindi cyo kuvuga ngo reka tuvane ibintu byiza gusa muri gurupe ntoya nka Ines, nubwo natwe tutari bakeya, ariko dushaka kugira ngo izo mpano dufite muri Ines n'abakristo zibasangize, zibaryohere. Nk'uko rero umurezi muri Ines yarabikubwiye Placide, burya mu muziki harimo ibanga rikomeye, kuko umuziki ususurutsa umutima kandi umuziki ukigisha. Wabonye ko hari abantu benshi bavuga ati nshaka gusohoka kugira ngo nduhuke, ndetse hari n'uwahimbye ngo sinshaka kwiteza ibibazo. Mu yandi magambo, ahantu heza ho kuruhukira nta handi n'umuziki nk'uyu nguyu. Iyo rero uri mu bintu by'Imana wumva ko uretse no kurimba gusa, ahubwo ari no kukubaka, aba ari ibintu byiza. Ni muri urwo rwego rero twavuze duti reka ubutumwa tubusohore hanze mu mujyi wa Ruhengeri, umujyi wa Musanze, katedrali ya Ruhengeri. Abantu benshi bashaka kumva ubwo butumwa baze basenge, bishime, babyine, ibyo tugasanga ari byiza. Ubwo ni muri rwa rwego rwa evangelization, iyogezabutumwa, kandi tuzi ko abazaza bose bazafashwa, bazumva ibyiza byo gusenga, bazumva ibyiza byo kuririmbira Imana, bazafashwa
kuko burya usenze aba ari no kwiyubaka. none abazitabira iki gitaramo nta mafaranga basabwa bimeze gute? Mu by'ukuri nk'uko mbivuze ni urwego rwa evangelization, urwego rw'iyogezabutumwa, nta mafaranga twasabye nubwo byaduhenze kubitegura. Icyo tugamije ni iyogezabutumwa. Cyakora uko tubimenyeye, umukristo uzirikana ashobora kuvuga ati abantu byabateguye, akaba abishatse yakwitanga uko abyumva. uwo mwanya wenda twawushiraho, ubwo urakibukije ntabwo twagiteguye gutya, ariko ni byiza uwo mwanya twawushiraho, ushaka akitanga ashyigikira iyogezabutumwa, anareba uburyo rwose ibyo bintu biba byagoranye kubitegura, ariko twe turemera tugakora iyo bwabaga kugira ngo ubwo butumwa bwiza bw'Imana bwogere hose. Wa mugani rwa rubyiruko muri iyi minsi hazaba hahiye pe. Iyo konseri izatangira saa 10 ku buryo saa 2 n'igice tuzaba dusoje. Ibyicaro by'abakristo bose bashaka bazaba bahari, ku buryo twumva rwose ari igikorwa kizagenda neza. Ni ejo amatangazo yaratanzwe, haba mu kiliziya, haba ibipankarite mu mujyi byaratanzwe. Itariki rero ni ejo, tariki ya 30 z'ukwa 4. Twifuje nyine gusoza uku kwezi Pasika yabayemo dutaramira Yesu Kristo wazuzukiye, tumushimira kandi tumushishikariza n'abandi bose yapfiriye kugira ngo bamwakire. Ese iyi konseri nta yandi makorali yo mu yandi madini azitabira, ni abagatulika gusa? Harimo korali imwe yo muri Inesi, SEP, bayita SEP, ni y'abarokore. Iyo korali ni ukuvuga Communauté des étudiants pentecôtistes, ni ukuvuga ni abatwita abarokore. Iyo korali kubera ko isanzwe ari inshuti ya korali ya Ami du Ciel, nayo yifuje kuza muri ibyo birori, kandi twese dusenga umwami wacu Yesu Kristo watubambiwe. Niyo mpamvu rero niyo korali twayemereye ikaza tugafatanya ubwo butumwa, nayo izabirimo. Turabashimiye nyakubahwa Padiri. Yego, murakoze. Wenda sinabura no gushimira ubuyobozi bwa Inesi Ruhengeri butuba hafi cyane, ndetse na Diocese Katolike ya Ruhengeri nayo ituba hafi, ndetse na paruwasi, by'umwihariko na paruwasi Katedrali. Nta nubwo nakwibagirwa ubuyobozi bwa Centre Pastoral, iyi hoteli nayo yaradufashije muri ubu buryo. Aha twakoreye ni iwabo, kandi baratwemereye amasaha kugira ngo y'umugoroba tuzataramire iwabo, nabo turabashimira. Turabashimiye nyakubahwa korodinateri muri Inesi Ruhengeri. Murakoze, turabashimiye namwe, kandi dushimiye n'abafatanyabikorwa bose, abatuba hafi, ababyeyi batureze, ndetse n'abandi bose batuzirikana mu isengesho. Tubararikiye byinshi byiza kandi tubijeje ko bizagenda neza. Murakoze. Namwe munyamuzika muri Diocese ya Ruhengeri turabashimiye cyane, mwakoze. Murakoze cyane, kandi icyo twabwira abantu ni uko bakwitabira. Hari abo dukorana muri musique classique, muri secular music, buri kimwe cyose bazakibona hano. Nawe umurezi muri Inesi Ruhengeri turabashimiye cyane, mwakoze ku bwitabire kuri iki kiganiro, kandi tubashimiye n'ubutumwa bw'ingenzi mwatanze. Yego, murakoze cyane, kandi natwe turabashimira. Tumira n'abandi, ari abanyeshuri, ari abiga muri Inesi, ari n'abiga mu bindi bigo hano duturanye, byaba ibyo mu mashuri abanza n'ayisumbuye, kugira ngo bazaze bitabire iki gitaramo, barebe aho umuziki ufasha mu butumwa, aho umuziki ugera ku mitima y'abantu bakaruhuka. Turasaba n'abandi cyane cyane ari n'abarimu baze barebe ko mu gihe tutari kwigisha abanyeshuri bacu hari ibindi baba bahugiyemo kandi by'ingenzi. Natwe rero turabashimiye, tugashishikariza buri wese kuza kwifatanya nabo. Udusanze hano tureba uburyo imyiteguro iri kugenda, nawe wabibonye ko imyiteguro imeze neza, amajwi aragororotse. Uzaza wese twizeye ko azataha yishimye n'umutima uruhutse. Murakoze cyane. Murakoze cyane.